twafashe uruzinduko mu rwego rwo gukomeza gusigasira umuco, kuko muri minisiteri ndimo dushinzwe siporo n'umuco. Mu gusigasira umuco rero, kimwe mu bigize umuco wacu n'imbyino n'indirimbo gakondo. Bariya mureba akaba ari abahanga cyane. Rero ndagira ngo nkomeze ngaruke ku buryo bavuze byo kuza ubutaka no gukoresha inyunguramusaruro bibageza ku musaruro mwinshi. Aha ngaha mu minsi iri imbere, kuva ku itariki ya mbere igera kugeza ku itariki ya 5 ukwezi kwa munani, tuzaba turi mu gikorwa cy'umuganura. Ubu ni ukuvuga ngo abanyabugeshi mufite icyo muzaba mukora, kubera ko mufite aho muhera mugana, kubera ko murejeje. Nk'uko shehe yigeze kwivuga, niba mweza mukanasagurira amasoko ajya mu mujyi, ni ukuvuga ngo umunsi ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 5 muzaba mwicaye mu miryango yanyu, mwongera guha ingufu umuryango, mwishimira ibyo mwasaruye. Icyo kizaba ari igikorwa ku gihugu cyose, ariko hano ho cyakira rusange nko kuruseke cyangwa ngira mu cyo gihe muzaba mufite umwanya wo kwinezerwamo. Aha rero twe twageze hano tuzanye na nyakubahwa meya kugira ngo twifatanye namwe mu gikorwa cy'umuganda. Ishusho cyangwa se kigaragaza ukuntu meya abafite umutima. Natwe kandi twaje tuzi neza yuko tuje mu bantu bakunda umurimo, bakunda igihugu, nk'uko bigeze kubivuga ko no ku mutekano no gufatanya kuzamura umutekano nabyo mubikora. Ndagira ngo muhe amashyi kuko murabikwiye.